uri gutuma nshyuka ariko nyine ndi kubivuga ko muri kumwe se uri kubivuga nyine ngo wumva akantu karimo nkumva ubushyuhe burimo buranshyuhira muri njye ubundi iyihe poste cyangwa se ni ukuhe kuntu mubigenza wumva ibyo bintu bitabayeho ibindi byose niyo yabyihorera poste inyura akinyuma araryoha cyane poste ya kabiri noneho shari gutuma mbishaka nicyo kibazo oya bishake rwose kuri kumwe n'umugabo wawe twanabikorera hano nabirenze bitwaye iki hari ubwo waba umwibye se ntabwo naba mwibye poste ya kabiri rero twihute ni ukuba muri hejuru aryamye iwe aryamye mukajya mugura abagabo banyu ngo babajye hejuru ibiki ngo ukora gutya pana ubundi iyo muri hejuru araryoherwa kandi nawe ukaryoherwa yego murekere musigewe nabirenze yewe mundishije nongeye kubaha ikaze ndabasuhuje cyane bakunze ba Tinyuka Films aka kanya nge turimo kuvugana nitwa Tinyuka nizere ko munzi n'abatanzi muraza kumenya hano ndi kumwe na couple nabazaniye couple hano imeze neza cyane batubwiye uti wana barashaka kuganira no kuganiriza abanyarwanda uburyo nyine babayeho uburyo bikundanira uburyo nyine kwigisha abantu urukundo gufata neza umukunzi wawe biki twagiye rero reka mbahe ikaze babasuhuze ubundi twinjire mu kiganiro hagati hi mwiriwe neza nize ko mwiriwe neza nize ko mwongeye kugurwa neza nitwa Teta nk'ibisanzwe wamamariye muri Tinyuka Films aka kanya twaje kubaganiriza ukuntu tubayeho ngewe n'umugabo wanjye ukuntu dukora igikorwa cyo mu cyumba karibu cyane uzubane natwe uraza kumva byinshi cyane nutera agatebe aho ngaho wagwane kiri guteze muri kumwe na Eric wamenyekaniye muri Tinyuka Films uyu ni Teta nk'uko yabibabwiye ni sheri wanjye tukaba tuje kubagezaho iby'urukundo rwacu uko twamenyanye byinshi muraza kubyumva nyine mu kiganiro murakoze cyane kwibwira abadukurikiye ariko hari ikintu muvuze murancanga umwe ni umugabo wanjye undi ni sheri wanjye ubundi bimeze gute ariko nibyo twese turabasheri muri abasheri murabana mu nzu turabana yego murabana turabana none se te ko mbona uri umwana ubwo umwana apana ntabwo ndi umwana ntabwo uri umwana wabyemera uri umusore ubwo sheri wawe araza kubitubwira neza uburyo niba uri umwana cyangwa se niba utari umwana ariko numva ngo bajya bavuga ngo ahari ubwana ngo haje ubwanwa ubwo cyane ko wuje imyaka 18 yego ahari ubwana ho haje iki haje umugabo guys ni ukuri nta kintu tutazabakorera pe kuri Tinyuka Films umvange ntago nari nzi ko ubu ngubu aba bantu twirirwana umunsi ku munsi ari amakupure none mutubwire ubundi mu buzima busanzwe mutubwiye ko mubana nk'umugore n'umugabo ariko mumeze nk'abajene nibyo bisigaye byeze i Kigali nibyo bigezweho none se ubwo byaba ari bya bindi byo kubana mu nzu nk'umugore n'umugabo ariko mubomozanya bikarangira hari gahunda mufite gukomezanya cyangwa se mu igihe nikigere buri wese azacukwe n'undi acukwe buri umugabo niwe ubizi oya ikiriho tubana nk'umugore n'umugabo ariko ntago bivuze ko
tuzajya tupomorana kugira ngo umwe ace aho undi aca. Oya, tuzakomeza urugendo twatangiye Yego. turugeze ku iherezo ryabo mbese muzatandukanwa n'urupfu. cyane. Ubwo ntabwo ari uko muri kugira ngo musangize abakunzi banyu gusa, nyine impamvu mbibabajije, Twebwe tuzatandukanwa n'urupfu. ngewe nk'umunyamakuru impamvu mbibabajije ni uko nsigaye mbona ari ibintu bigezweho. Abakinnyi ba filimi, abakomediye, ugasanga ubu barabana mu nzu nk'umugore n'umugabo, cyangwa se niyo batabana mu nzu nk'umugore n'umugabo. Hari n'ukuntu babana nyine bikorera iby'abantu bakuru bakirongoranira bakiryamira, ariko umuntu aba afite, hari n'igihe umuntu twabikora nyine cyangwa se n'abantu bakamenya ko dukundana, ariko umwe mu mutima we niwe ubuze ukuri kwe. Niwe uba ubuze ngo reka benda mbe mpereje aha ngaha ejo nzigira hariya. ubu ejo nubona agapapuro kakwemera kurira indege ntabwo uzahita uvuga ati Eric buriya kwari ukugira ngo dusunike ubuzima. Tuyurira wiruka ariko utanareba n'inyuma. Eri wamwumvishije urya uri menge rero ubwo nako mba nkumvishe mu byo nari mfite. urya uri menge kabisa, ariko nawe watubwira igihe nawe ejo wagira gutyo ugahita uhura n'umuntu nawe utayobewe, ugahita utangira kubona teta n'umwana, ugahita utangira kubona ari hasi, ntabwo ari tayipu yawe nk'uko bamwe bahita babigenza. Wowe ntabwo ari uko nguko ubitekereza. Njyewe buriya teta ukuntu mubona ni umuntu udasanzwe kuri njyewe, kuko nta wundi muntu ahari wabasha kunkurura ngo ngende, kuko hari byinshi cyane yankoreye byatuma nagenda, bikaba ngombwa ko rero nta cyambuza kugomezanya nawe, nta n'icyadutandukanya uretse urupfu rwonyine. Kuko ndibaza ubwo ni nk'igiki naba ngiye kureba ubundi ubwo hanze nzi neza ko agifite, kandi waba ugiye nko mu kazi runaka. oye erega akazi buriya akazi natabanje gukorera mu rugo ntabwo nzagakorera hanze ngo bikunde. Mbanza kugakorera mu rugo nkareba nimba ese akazi nkoze mu rugo gakozwe neza, kugira ngo menye ngo ese ni hehe katagenze neza, ni hehe kagenze neza, nkamenya ngo bimeze gute. So rero nta cyanandukanya na teta, kuko njye ndamukunda, hari byinshi byatumye mukunda. tayari ni ibyo. Icya mbere ni urukundo. Icya mbere ni urukundo, kandi ntabwo kubahana. nzigera mubabaza. Teta afite akanyamuneza, ngiye ngo waranyuzwe kabisa. Aha naranyuzwe, nashimye nashimye urugo. Washimye urugo. Yego. Wowe waremeye kabisa, Eric arakurambika hasi. Naremeye kabisa, ubundi bwo ntabwo wajya gumfatisha ngo bikunde. None se mutubwire nkamwe mumaze kumenya ibyo mu rugo mw'imbere, wowe ubyumva gute? Wakubwira ngo agusubize ibukumi, agusubize ubukumi wongere ujye kwibera umuntu w'inkumi nyine, uri kumva wabyemera? Ntabwo wabyemera. Ntabwo nayirara kabisa. Ntabwo wayirara. Apana. Uwo ntabwo ari njye. None ubwo Eric niba agira gutya akabona akazi k'ijoro bigenda gute? K'ijoro ako kazi turakareka tukarara dupfumbatanye fresh. Urasa neza kabisa. Merci beaucoup. Okay. Eri komereza aho kabisa, ndabona umwana ukubita hirya no hino bika fresh mba ngomba gukubita iburyo n'ibumoso hose fresh. Kabisa biragaragara ibyishimo teta afite n'ukuntu asa neza, afite itoto, biragaragara ko ntabwo yabura kugira ibyishimo ari kumwe nanjye. Ntabwo byabura. Kuko hari byinshi mba nakoze
bigomba gutuma agira ibyishimo. ese ibyo ngibyo bakoze wabivuze. oya nta bintu bya danje birenze, Oya, wenda birarenze. ku bantu batabizi ibyo wenda tuba twakoze, so ni igikorwa dukorera mu buriri, nicyo gituma agira ibyishimo byinshi, niyo mpamvu uba ubona nyine afite akanyamuneza ku munwa nyine, kuko buriya mu buriri niho hantu ubanza kubakira urugo rugakomera, ahandi hose biza ari inyongera. rukanakundwa. ubu se nk'abantu bari bakurikira aka kanya ni nk'igiki cyangwa ni nk'igiki mwakora kugira ngo babone ko muri couple ya nyayo kabisa? So rero ku bantu badukurikiye bari kureba kino kiganiro, so ndibaza nta muntu utabasha nawe kubibonamo bitewe n'akanyamuneza sheri wanjye aba afite, nawe hari icyo ahita yibwiramo aho ngaho. hari icyo batabona se, Ariko ntabwo ari ngombwa abo ngabo, wowe hari icyo utari kubona. oya King James yaririmbye ngo ibikorwa biruta amagambo. Okay. ubwo rero kuza nyine mukatubwira ati turakundana wana fresh, ibyo ni byiza. nanjye ejo nafata umuntu nkavuga ati uyu muntu turakundana kabisa, kandi abanyarwanda bakabyemera, ariko hari abantu twemera tubonye. ni igiki se nkawe wadutumiye ukatubwira ati muze mutuganirize, ni igiki ushaka kumva muri aka kanya, icyo ushaka kumva cyangwa icyo ushaka kureba, cyangwa icyo ushaka ko geste nyine twagukorera ukishima? ni iyihe geste ushaka? nkamwe nk'abantu babiri bakundana, cyangwa reka tubireke. murekere musigewe. nabirenze yewe gaye ntabwo mundishije umubu. ni ukurya neza amaraso ako ya marembo. nakubonye rero, ariko muranyerekana kandi ni ako igitonyanga niko mu nyanja. ubashije kubona, hari byinshi biri imbere, byiza biri imbere. nanjye ko mparira, nanjye ndahari rwose ntaho nagiye. none reka tubaze ku ruhande rwa Teta, ese te ni nk'igiki umugabo wawe agukorera, cyangwa umusheri wawe, umukunzi wawe turi kumwe hano aka kanya, ni nk'igiki agukorera ukavuga ati mu buzima n'ibindi byose nabibura, ariko kuba ibingibi mbibona kandi nkabibona neza uko mbishaka, uko njyewe nabishakaga, ni nk'ibi? Okay. buri iki cya mbere rero, cya mbere no kuba warongowe neza mu rugo rwawe, nicyo cya mbere nyine gishimisha umugore, no ku bakobwa muraza kudukurikirana. buri icya mbere no kuba warongowe neza. icya kabiri ariko ntabwo warongorwa utariye, ugomba kuba wariye ugakubitamo akantu k'agakumu ukuntu ukarya, sibyo? nicyo kintu cya mbere ngewe, kandi ikintu nshimira umufasha wanjye, akubita hirya no hino kabisa, nyine biri fureshi, nyine ni byiza cyane, nyine ndabikunda, nyine ngiye kuba ndongorwa neza mu rugo rwanjye, nicyo kintu kinshimisha. umugabo wanjye ubundi birazwa akiva mu kazi akinjira gutya, ibyo ntabwo nitaye ingarama, ntabwo nitaye iki, ubanza ukemura ikibazo cyanjye. kandi ikindi, umugabo wanjye ava mu kazi nawe arabizi, yanaza kubabwira nimba ko mbeshya, usanga nakuyemo nambaye, ubundi ugomba kuba wambaye kenda korohereye kageze hano, sibyo? ukaba ukambaye wakoze nyine utuntu twose, wateguye nk'ibiryo ku meza, cyangwa se niba utari wabitegura, ariko nyine buri kimwe cyose kiri kugenda neza mu rugo rwawe. urakoze cyane Teta. hano ati utarongowe neza n'ibindi byose byarorera, niyo waburara ariko warongowe neza. ariko noneho unteye kwibaza, abagabo baranagowe kabisa, avuye mu kazi nta kuruhuka, nta kugira gute. ahubwo se urazibura iyo ufite umugabo uri gutuma nshyukwa, ariko nyine ndi kubivuga ko muri kumwe se uri kubivuga nyine nkumva akantu karimo, nkumva ubushyuhe burimo buranshyuhira muri njye. ubundi umugabo agomba saa kuma agomba kuba yakurongoye, sibyo? saa moya yagiye mu kazi akabikora,
saa sita aje kurya akabikora, nimugoroba atashye nka saa moya cyangwa saa yine mukabikora, sibyo? Nyine ni gutyo biba bimeze, kandi niyo mwakubita tubiri ntabirenze. ubwo kuva wakitwa umugore, niba umaze imyaka 2 mu rugo, muri iyo myaka 2 nta munsi n'umwe uracaho utarongowe? nta nubwo wanyigamo imbere, ntago bibaho. Ubundi uba ugomba kuba wandongoye neza, nta kindi kintu, ni ibindi biza nyuma, ariko umugore yarongowe. Ntabwo umugabo twita ngo avuye mu kazi ngo agize ute ngo arananiwe, nimba dukoze akambere nyine singubwe neza nk'uko bikwiye, ugomba guhita wongera ugerageza buryo nyine mudu yakongera kukugarukamo tukabikora. Yego, urakoze cyane, ariko utumye ntinya nkanjye uba utarashaka. utinya kungutu nta gatonyanga mu nyanja. Guys, teta tumye ntinya nukuri. Ariko wasanga wenda ari ya magambo y'abagore. Iki Reka tubaze n'umugabo nawe niba ibyo umugore we avuze koko ari ukuri cyangwa niba atari ukuri. Nanjye numve niba koko nzagira da. So ibyo sheri wanjye avuze nibyo bya nyabyo, ntabwo ari kubeshya, kuko buriya kirazira kubyuka mu gitondo ngo ugiye mu kazi utabanje kubaka urugo. Ubanza kubaka urugo ukavamo n'ubundi ukomeza wubaka aho wari warusigiye. So rero urumva ko ni ibintu nyine biba biri mu nshingano zawe ubwawe ku giti cyawe, kuko nutiyubakira urugo nta wundi uzaza kurukubakira. So ubwo rero urumva ko n'ubundi utiyubakiye urugo nta wundi uzarukubakira, ariko nurangaramo hari abandi batipe bari hanze aha bategereje kuza kukubakira. bakanuye. So rero icyo nakubwira ni ukwihangana ukubaka urugo rwawe rugakomera, nta wundi muntu uje kurukubakira. So nubyuka mu gitondo saa 11 ukagenda nta gaturu ka mbere ubanje gukora, aho uzamenye ko urugo rwawe warushenye byarangiye. Banza ukora agaturu ka mbere ka mu gitondo. Buriya mu gitondo rega kariya gaturu ka mu gitondo karyoha kubi, kuko ukuntu mu gitondo iba ihagaze, ye baba data we, ye nta nubwo nanabyuka buriya mu gitondo nabanje gukora ka mbere, ntabwo nabuvamo. Mba ngomba kubyuka ari uko maze gukora ka mbere, nkabona gutekereza ibyo ngiye gukora umunsi wose, ariko akambere nabanje kugakora. Ubwo iyo bitabaye ibyo umunsi wawe ugenda nabi. Ubwo mbyutse mu gitondo akambere nagakoze, umunsi wanjye uba wapfuye byarangiye. Ubwo nyine nuko mba nahombye. Reka tugere ku mugore, ndabona ari nawe ushabutse cyane. Umva, umugabo ngire ngo amugereza ku ngingo kabisa. Reka tumubaze ikibazo kigira kiti, ese iyo muri mu gikorwa cy'abashakanye, ni iyihe poste cyangwa se ni ukuhe kuntu mubigenza wumva ibyo bintu bitabayeho, ibindi byose niyo yabyihorera? Post inyura akinyuma kararyoha cyane. akagakubita fresh. Ariko se ko ruvaga akinyuma gateza ibibazo ra? Ibihe nyine akinyuma biraryoha, ariko naje kuvumbura yuko ngo ku mugabo ngo biba bitari byiza, abari kugira ntabwo ari byiza nyine mu mubiri we kuri kino gice cyo hasi. Yego, ubwo rero ujye umwihanganira ntazongere kugakora. hoya mushake kundi kuntu mwabigenza. byakunda. Ntabwo Iyo ni wabura post ya mbere. gukora icyo umugore ashaka. Post ya mbere Ubaye inyura ugishoboye. cyane nyine ni ukuba menye we ari inyuma yanjye,
positi ya kabiri noneho shari gutuma mbishaka nicyo kibazo. Post oya ya bishake rwose kuri kumwe n'umugabo wawe kabiri, twanabikorera hano nabirenze, bitwaye iki hari ubwo waba umwibye se. ntabwo naba mwibye. Positi ya kabiri rero twihute, ni ukuba muri hejuru aryamye, iwe kandi mukajya aryamye mugura abagabo banyu ngo bajye hejuru ibiki ngo ukora gutya pana. Ubundi iyo muri hejuru araryoherwa kandi nawe ukaryoherwa. yego Yego. Posite ya gatatu ariyo ya nyuma, kwa kundi umugabo aba kuri hejuru. Yego. izo ngizo nizo wowe rwose. Ingereza aho nshaka nyine cyane. bosi wacu ni nk'igiki mu gikorwa cy'abashakanye umugore wawe agukorera ukumva n'ibindi byose byarorera? buri ikintu cya mbere ankorera nkumva kiranshimishije cyatuma natanamuta ngo njye n'ahandi. buriya ni umuntu woroshye, noneho upfa kuyikozaho kuri rugongo uba ugira ngo wasake iraturetse, kuko aroroshye byahatari ku buryo nanjye ubwanjye natabasha kubona igipimo nabipimiraho. aroroshye neza rwose, amazi aba ari nayo, ntabwo nakwirirwa mvuga ngo ndakoresha utuvuta, reka hari n'abakoresha amavuta. hari ukoresha utuvuta kugira ngo habashe korohamo, ariko njyewe uwanjye ndamwizeye, ntabwo njya nkoresha utuvuta, we ameze neza cyane. ubwo kuba yoroshye utajya mu byo kugura ayo mavuta cyangwa se gushaka ayo mavuta nibyo bintu bikunyura kuri nibyo bintu binyura cyane, noneho akahita abikora. bigakubitiraho no kuba yaranaciye n'imyeyo, icyo nacyo kiri mu bintu bituma nagenda. ko baramugutwara, ntawe umuntwara, baramugutwara ubwo ndaba kabisa. ndi kureba hengeye. nizere ko hari icyo wamubitsemo cyatuma avuga ati uko byagenda kose ntago sheri wanjye namusiga bitewe n'iyi mpamvu imwe gusa wenda, kuko rwose uramutatse bihagije. kandi abagabo benshi cyangwa abasore benshi baba bifuza umugore nk'uyu nguyu ufite. ubwo rero ube maso kabisa. umva nanjye mba nyacanyeho, kuko urangaye gato muri iyi Kigali bamugutwara. gerageza gukora ibishoboka byose, icyo akeneye nkakimuhera igihe kugira ngo ataza kukibura, akaba ariho bihera biba intandaro zituma ajya hahandi hanze gushaka ibyo yifuza, kuko njye nakibuze. ariko dusubire inyuma gatoya, mwatuganirije ku buzima murimo aka kanya muri umugore n'umugabo. mbere y'uko mubana byari bimeze gute? ese mwakoze imibonano mpuzabitsina ari uko mumaze kubana, cyangwa n'ubundi mwaravuze ati se ubundi dushigaje iki ko twibanira? tumutubwire umusore utambaye ikariso, nimba ari ukwambara ikanzu yambaye nta kariso irimo, nimba ari ukwambara ipantaro yambaye nta kariso irimo, wigora umwana w'abandi. wapi genda uzi ikikujyanye, kuko ntabwo uba ugiye kwifotoza. ubwo bivuze ngo mukiri abasheri mukiri nabwo byari biryoshye neza. kubera ko yabaga ari nka rimwe mu cyumweru. kangahe? rimwe mu cyumweru. ese wamusuraga buri munsi? kabaga ari gatatu mu cyumweru, urumva naboga nashonje cyane. yego, ukeneye inana. Eric nawe arebye kuntu isoko ividura hariya ati atabaye umugore rwose ntabwo byavamo. reka none se ubwo ntibyatumye
ushaka umugore utari wabiteguye kubera ko wagiye ugakubitana n'icyana cyatamiye cyariye neza cyabayeho neza bigatuma uvuga ati reka mutware batamuntwara bigatuma uzana umugore utari wabiteguye. buriya bitewe n'ibyo nakoze bikanshimisha, ntabwo nakwicuza ngo ni uko namuzanye natabiteguye. Kuko tubanye neza, tumeranye neza, mbese ubundi ni ikihe kintu wakora wagiteguye kikagukundira, ahubwo ugikora kigutunguye. So rero icyo gihe iyo ugikora kigutunguye ukacyakira nyine uko kije, kuko ntabwo wakwicuza uba wagikoze utanagisubiza inyuma. So rero urumva ko nta kibazo kiri hagati yanjye nawe pe. None se murakoze cyane kumbwira uko byari bimeze, ndumva bitari byoroshye ewana. Ngira ngo teta yarizanaga, ariko se nko mu gihe nta tike yabaga ihari cyangwa se wenda Eric ari bize cyane bitewe n'akazi, teta wabyifatagamo gute mu gihe wenda umukeneye ntumubone, wabigenzaga ute? oya ubwo urumva gushaka umugabo ukabura tike, ugerageza buryo ki buyibone, kubera ko nyine uba ufite umushyuke wa danje wifuza umugabo, kandi urumva nawe iyo ayibuze we njye naba nyifite, njyewe nyibuze we yaba afite itike. Yani ko turi kwabigenzaga. Nta munsi n'umwe byigeze bibaho ko mwakenerana ariko ntibikunde ko ntabwo mwabona? byakonerega, ntabwo byagushobokera, wareka no kugerega ariko tike ikaboneka. ubu ni gute wambwira ngo mfite umushyukwe nkakomeza gupfa ngo ni uko nabuze tike? Nakemera nkakora iyo bwabaga, nkabona iyo tike iri bungeze aho umushyuke uri bushirire. Yego. Ko wagira ngo yari umushingara. None se ubwo ndabona mumeze nk'abajene, nta wapfa kubyemera ko muri abagore n'abagabo, ariko se ni nk'igiki mwakoreshaga, mwabigenzaga gute kugira ngo muri icyo gihe mwaryamanaga mutarabana, umwe mukaryamana undi agataha, mukaryamana undi agasigara, mwabigenzaga gute kugira ngo hatazamo ibintu byo gusama? Prudence. Mwakoresha prudence Yeah. mukayemera se? cyane. Usibye Kuko ko nyine buriya nabo mbiryoherwa mu gishishwa. ikintu mwabashije no kuganiraho mukacyumvikana, nta kintu cyababuza n'ubundi kuba mwabasha kugifatira umwanzuro. Yego ubwo ntawe utabizi ko kurira bombo mu ishashi nta kiba kirimo kabisa, ariko nyine urihangana ukagerageza, ariko mu buryo bwo kwirinda. Mwabonye aho tumaze kubanira nk'umugore n'umugabo, nibwo ibintu byatangiye kuryoha bikagenda neza, kubera ko ya bombo uba uri kuyinyunguta yose uko yakabaye itari ku gishishwa cyayo. nahuye n'amakupure menshi kabisa, mwe murandangije kabisa, murandangije pe. Ubwo ngubwo none se ko watubwiye ko umugore wawe rwose emva ari isoko, ubwo bigenda gute? Kandi ngo ntabwo yayirara, ntabwo bishoboka, bigenda gute? Ubwo muhora mwanika cyangwa hari ubundi buryo mubikora? Sinzi mutubwire. Ako ubundi buriya undi umugabo nyawe cyangwa se abantu bazi gukora ibintu byabo, muba mugomba kuba mufite uburiri bwanyu muryamaho bwihariye, n'indi matera mukoreraho ibintu byanyu, kugira ngo mubikore neza mwisanzuye nta mbogamizi irimo. Yego. Ko numva bya bintu bitegurwa cyane. Ega nta kintu wakora utagiteguye. Yewega abasore rero muri gukurikirana kino kiganiro, ntimuzigire mushaka abagore muhubutse, dore birategurwa.
birategurwa rwose, bisaba kugira ngo ushake ubwo buriri muryamaho bwa buri munsi, n'ubwo mugira gute mukoreraho gahunda. Ubu uba wumva uri kwiyumva ute iyo uri kumwe n'umugabo wawe noneho muri icyo gikorwa? mba numva ari isi yanjye. Ni rya juru ritoya bavuga we warigezemo. narigezemo. Ariko dutere ishyari nkatwe tutaragira, cyangwa se n'abandi kandi murifite turarifite. bwanakurenze. Njye ryanyishe, ariko bitewe n'ukuntu mbona ari ibintu bisaba gutegurwa, njye twumva narwaye intinyi. nicarira aha kambe mwitaho. Muratuma nawe njya gushaka imburagihe, ndakurahiye. wagize ishyari? Byanyishe. Ariko ndumva nabyo biba bitoroshye, kuba kwitwa umugore cyangwa kwitwa umugabo ni urugendo ruba rutoroshye cyane pe, habe na gato. ntabwo ari rworoshye. ni ijuru ritoya bavuze. Ariko ndashaka utubwire, iyo uri mu gikorwa wowe teta, uri kumva ugeze hahandi njya numva bavuga, wowe uba umeze gute? umeze neza. nyine mba numva ameze sawa. ariko bitubwire. bibabwire. Yego. nyine mba numva mfite itaki ya danje. mana nyine bya danje tu. kandi nawe uko undeba urabona ko nta mugabo wanyitesha. sibyo se? hari icyo utabona? Urateye kabisa. yego. ari cyane. Eric arya neza. arabyemera se? Ntabwo ajya abyemera. ubu ndabihakana nshingiye kure. wabonye iki se? Ubu se Nakubwira icyo yabonye. kereka wenda ndi umuhungu. Ndi umuhungu nibwo amabere yawe yatangiye guhagarara. amaye inka. Ubwo rata amabere ahagarara byagenze gute? ufite umushyukwe. Ubu ndawufite. wakurenze no mu maso. Yego. ese ko ndeba utangiye kutureba icyoroshye. umugabo wanjye yarafashwe rero nta kintu turagufasha. Nta kintu mwamfasha. Kareka. Ntacyo ndabyihanganira, nose nawe ko wihanganaga. njyewe se Mm. ntabwo nigeze ngera ku rwego rwo kuba nyine nayikumbura. wapi mva mu minsi 3 mu cyumweru twageragezaga buryo nta nubwo icyumweru cyuzuraga. tugomba kubonana nyine. Ubwo se buriya utumye nibaza ko numva biba bidasanzwe, buriya kugira ngo wumve wowe unyuzwe ugeze aho ugomba, ugeze ku byishimo byawe bya nyuma, buriya haba hashize nk'iminota ingahe? haba hashize iminota akora umusazi. mwese ubwo iminota waba ukoze iki? byibura byonyine nturi kuvuga mu masaha ngo iminota. byonyine iminota 30 tuba tukiri gukarisanya. Nta gikorwa kiraba. Indi minota 30. indi minota 30. ubundi iyo kibaye igihe gitoya kiba amasaha 2 ariko irukanka nyine ari kujya mu kazi. yego ubundi iyo twisanzuye nyine inzu ari iyacu amasaha 4 kakisozwa mushyiraho akandi. Ko numva ariko kazi mwiberamo. Kareka. ntabwo ariko konyine. n'akandi n'akandi mukora ko mu buzima busanzwe. cyane. ariko akambere ni ukubanza ukubaka urugo.
ariko hari ikintu mutari kumbwira. Ndashaka mutubwire, mudusangize abantu badukurikira kuri Tinyuka Films. Ese iyo muri mu gikorwa hagati, ndashaka mumbwire, ntabwo muba mucecetse, ntabwo muba muri ibiragi, ndashaka mumbwire amwe mu magambo mukunda kuvuga. nawe kuri kubaza ukabaza n'akari umurori. Yego. Urumva nyine nk'umuntu nyine ibyishimo biba byarenze, nyine uba ufite ibyo urimo uravuga bitandukanye, urimo murasomana. Urumva nyine nkanjye umugore urabizi nyine ntago duhisha amarangamutima, urumva mba nayagaye. Uba wayagaye. Ukugura iriya ijwi iriya, ubundi biba byiza mufite radiyo. Ubundi buri wa musore we uri kunkurikira aka kanya, nimba mu nzu yawe muri geto yawe utagiramo radiyo wakisha. aracyafite urugendo runini cyane. nese ubwo radiyo irimo iravuga, ubwo ntabwo yabasakuriza ku buryo itatuma ibyo wowe uri kuvuga umugabo wawe atabyumva. ahubwo nibyo sawa. nibyo byiza kuko buriya bituma uri gukora igikorwa n'ugikorerwa batabangamira abaturanyi bo hanze. Ibyo biba ari byiza. radiyo akamaro ifite wowe ntabwo ukazi. njye ntabwo nkazi, ndacyari intanga. urugero nimba tuba mu gipangu cy'umuntu, icyo gipangu kikaba kirimo nk'abana cyose, nta nubwo ari ngombwa abana, kikaba kirimo nk'abantu, ni ukugira ngo mutabangamira abantu bo hanze baba muri icyo gipangu. Yego. Okay. Ni nk'irihe jambo umugabo wakunda kukubwira ukumva uranyuzwe, mu gihe atari kubwiye ukumva nta n'icyabaye? Umugore mwiza uraryoshye cyane. Yego. iryo jambo atari kubwiye ntabwo byavamo. ntabwo byavamo. Mutware we, ni nk'irihe jambo wowe umugore wawe agomba kukubwira riri nk'itegeko muri make, ko aba ari ngombwa mu gihe nyine aba ari ngombwa ko yarikubwira, cyangwa se mu gihe bitagenze neza iryo jambo ukumva ntabwo waryumvishije ugahita wibwira icyabaye, ni nk'irihe? so buriya ijambo ashobora kumbwira ubwanjye rikanshimisha cyane, kuba wenda nava nko mu kazi ninjira mu rugo, nyine nikinjira nko muri salo wenda nkumva arambwiye ati sheri ni karibu iwawe. so akaba yahita amfasha nko gukuramo nk'ikote se cyangwa ishati n'inkweto. ibyo bintu nibyo binshimisha cyane. none se ko bavuga ngo ntazibana zidakomanyije amahembe, iyo byagenze gutyo buriya ibyo bintu muri kumbwira ubwo birakunda? ako buriya inka uko zakomanya amahembe kose ntabwo zibura ahantu zigira ziyungira. mushobora gukomanya amahembe uko mushaka kose, ariko iyo mugiye kujya mu gikorwa ibyo byose murabyibagirwa, kandi uko mwashwana kose ntabwo umugabo yabura kutabona umugore. Yego. ariko ubwo icyo gikorwa kibaho ari uko mubanza kwiyunga, ntabwo mwiyunga ari uko ibyo bintu bibayeho. ntabwo
tubanza kwiyunga ubundi ahubwo mwiyunga muri mu gikorwa. nibwo muba muri kwiyunga. Buriya iyo muri mu gikorwa niho hantu hambere mubanza kwiyungira mbere y'ibindi byose. Yego. Sha umva uyu munsi nahuye na couple y'akasamutwe kabisa, mwantunguye cyane, gusa mwakoze kuza kudusura, mwatuganirije. Nizere ko abasore n'abakobwa bari kumva iki kiganiro bazagira isomo bakuramo. Mbere y'uko dusoza, reka mbanze mbaze Teta, ni iyihe nama wabwira umugore uwo ari we wese utanyurwa n'umugabo we, cyangwa se utubaha umugabo we, cyangwa se inama wagira umugore iyo ari yo yose kugira ngo urugo rwe cyangwa se mu gikorwa cy'abashakanye bajye barushaho kuryoherwa bombi? inama nagira umugore uwo ari we wese cyangwa se umusitiri uwo ari we wese, sibyo? Ubundi kugira ngo umugabo umwigarurire cyangwa se umugabo abe uwawe, bisaba ngo mu gikorwa cyanyu, mu kuryamana kwanyu nyine mushimisha imibiri yanyu, bisaba ngo nyine umwirekurire. Kwirekurira mvuga nyine ni ukumwiha wese, ukamubwiza ukuri, ni uko nguko mbyumva. Kandi ikindi uri kutubangamira rwose, reka dutahe, tuzaba tugaruka ubutaha. Turabona twashyuka, urabona ukuntu turi kureba. So ikintu rero mbibutsa, ndabibutsa kudukandira subscribe kuri iyi YouTube channel yitwa Tinyuka Films. Mujye mureba filime tujya dushyiraho, bakore na like, comment nayo ntibayibagirwe. kandi muzibagirwe. Ndabasaba ngo kandi mujye mudusharinga, muturebe, mudukunde, muduteze imbere, sibyo? Nicyo ngicyo nababwira. Ubwo ikiganiro nakagaruka, ariko ntabwo twagenda tutabakoreye akantu. tubanza twigire kwiyubakira urugo rwacu. Ndumva ibintu byakomeye.